turashima Imana kongera kandi kuduha umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Imana ishimwe ko ikomeje kuturinda, ikaturindira ubuzima, ikaturindira ubugingo. Ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Yeremiya 17 umurongo wa 17. Niryo tuza gusanga mu Migani 3:26. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imigani 3:26. Kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Amen. Uyu munsi ndagira ngo dusobanure ku magambo yo kwiringira se cyangwa kwizera. Kwizera ni iki? Kwizera no kwemera ugakuramo gushidikanya. Kwizera Imana ni ugukuramo, ni ukuyizera n'umutima wawe wose, ugakuramo ijambo gusa gushidikanya. Kandi kwizera ni ukwizera mu bitagaragara. Hari igihe umuntu abwibwa ijambo akavuga ngo ntibishoboka, kuko nta nzira mpambibonamwo, nta nzira mpambona bishobora gucamo kugira ngo bibi. Ariko Imana yo ntigira inzira. Imana yo izicaho ishaka guca, yoca mu ruzi, yoca mu muyaga, yoca mu kirere, yoca munsi mu butaka. Imana niyo mpamvu tutakagombye kwirebera mu bigaragara, ahubwo tukayirebera mu bitagaragara. Uko niko kwizera. Tukizera Imana mu bishoboka byose, tukizera Imana mu byo tubona bidashoboka, tukizera Imana nkuko yo ntabwo twicira inzira nk'abantu tuvuge ngo kuko bimeze gutya birashobora kumera gutya. Imana yo iyo yabishatse bizabiyo, yanategeka yo bigakomera. Kwiringira, njyewe natekereje ko kwiringira ari cyo kimwe no kwizera. N'ukwizera kwimbitse, n'ukwizera kumaramaje. Nimba ruwandusha ko kwiringira yo kunsobanurira, ako njyewe nabitekereje ko kwiringira nuko n'ukwizera kwimbitse, n'ukwizera kwindani, n'ukwizera kumaramaje. Rero mwebwe abanumva ndagira ngo mbabwire mwizere Imana. Mwizere Imana kuko niyo murinzi wanyu wo kwizego. Bwana Yesu asifiwe. Niwe murinzi wanyu wo kwizegwa. Petero niko yavuze, muragize Uwiteka ubugingo bwanyu kuko niwe murinzi wanyu wo kwizegwa. Nta wundi mworagiza ubugingo bwanyu, kuko aho muzobushira hose ntihazaba hari sefu, kuko aho muzabushira hose buzarimbuka. Ariko ni mubushira ku Uwiteka Imana yanyu, kuko ari we mwizeye, mukamwizera mukamubisa ubugingo bwanyu, niwe uzabarinda amahoro kandi niwe uzotuma mubaho amahoro iteka ryose. Imana nishimwe cyane. Yaravuze ngo abanizera bose, abanyizeye bose, abo nabahaye ubuzima bw'iteka ryose, abo nabahinduye kuba abana b'Imana. Mureke twizere Imana mu buzima bwacu, twizere Imana mu bukristo bwacu, twizere Imana mu kubaho kwacu, tuyiragize byose, tuyiringire, tuyiharire byose mu buzima bwacu. Tureke kwizera ubwacu, tureke kwizera imirimo yacu, tureke kwizera ibikorwa byacu, tureke kwizera abantu, ahubwo twizere Imana yonyine, kuko nibyo bizatugirira umumaro muri uyu munsi ndetse muri ibi bihe kandi no mu bindi bihe bizaza. Kuko ibyo ni ibyiringiro bitaza bishira, ibyo ni ibyiringiro bifite ubuzima, ibyo ni ibyiringiro bifite ubugingo, ibyo ni ibyiringiro bifite inyungu, ibyo ni ibyiringiro bifite kuzaramba iteka ryose. Imana nishimwe cyane. Abantu impamvu batagishaka gukurikira Imana, abantu impamvu batagishaka gukorera Imana byimazeyo, ni ukubera kuba mu buzima bwo gutsindwa, ni ukubera kuba mu buzima bw'ubwoba. Akareba akavuga ngo nuvugira Imana muri uyu munsi, ejo nkazabananebwe, icyo gihe nzakogwa n'isoni. Ariko ntamenye nkuko hari ariho hakojeje isoni kuruta kwiringira Imana yaturemye, kurusha kwiringira Imana nyir'ubugingo. Abantu tuba mu buzima bwo gutinya, abantu tuba mu buzima bwo kwizera imbaraga zatsinzwe kera. Ariyo mpamvu Imana yohereje umwana wayo w'ikinege aramanukaza muri ino si yacu y'abazima, kugira ngo abashe kudukura mu bwoba, kugira ngo abashe kudukura mu rupfu, ahubwo aduheze ubugingo, kugira ngo tubashe kuba mu byiringiro by'iteka ryose, kugira ngo adukure mu bwoba.
ariko abantu titwabyizera kuko twarokotse, titwabyizera kuko twahawe izina rikomeye ry'abana b'Imana, titwabyizera kuko turinzwe n'imbaraga z'Imana. Imana nishimwe cyane. Titwabyizera ko turinzwe n'urukundo rwa Kristo, ahubwo dutinya imbaraga za Satani, bigatuma abantu dutinya kubaho mu buzima bwa Kristo, ahubwo bigatuma tuba muri netre, tukaba hagati na hagati, tukavuga mu by'Imana turiyo, bazabambona ngo ndasenga ariko n'ibyaha ndiyo, ariko babone nkuko ntacyo mpongwabanyijeho abantu. Tukaba mu buzima bwo gutinya kwimaramaza abo turibo, dutinya kuko ejo n'ejo bundi tuzoba twanebwe, tukizera imbaraga za Satani, tukizera imbaraga zitumanukana mwirimbukiro, tukizera imbaraga zitumaraho ubugingo, tukizera imbaraga zizaturimbura, titwizere imbaraga z'Imana. Hano mu Migani 3:26 havuze ngo ndetse ngo abamwizeye bose ngo ikirenge cyabo ngo azaturindira ibirenge byacu byoye gufatwa. Nitwamara kumwizera neza tukamuhindura byose muri byose, tukamuharira byose, azarinda ibirenge byacu byoye gufatwa. Icyatumye abantu twanga gukurikira Uwiteka, tukamukurikira dusa naho tudashaka gukurikira, ni ugutinya imbaraga za Satani. Tukavuga ngo ejo n'ejo bundi tuzanebwa, ejo n'ejo bundi isoni zizadukora, tukizera izo mbaraga, ntitwizera Imana yonyine. Niko yavuze ngo iyatangije umurimo mwiza muri twebwe no kuwusohoza izawusohoza amahoro. Nukuri tureke kuba mu buzima bwo gutsindwa, tureke kuba mu buzima bwo kwiringira imbaraga za Satani, tureke kuba mu buzima bwo kwiringira imbaraga zo kuzokogwa n'isoni, ahubwo twiringira Imana, kuko abamwiringiye abo bose abo ntibazakogwa n'isoni. Abo ntibazakogwa n'isoni kuko barinzwe, kandi barinzwe n'imbaraga zikomeye, imbaraga z'Imana. Imana nishimwe cyane. Twizere Imana mu byo dukora, twizere Imana mu byo dutekereza, twizere Imana mu byifuzo byacu, twizere Imana mu bukristo bwacu. Tumenye kuko nubwo Satani yo gaturwanya, ariko hari imbaraga ziturinze, hari imbaraga ziturinze, zirinze ibirenge byacu kugira ngo bitazakandagira hadakandagirwa, birinze ibirenge byacu kugira ngo tuzogendere mu mucyo, birinze ibirenge byacu kugira ngo tutazakogwa n'isoni. Kandi already imbaraga za Satani zaratsinzwe, nta mpamvu yo kuzitinya, nta mpamvu yo gutinya imbaraga za Satani. Twizere Imana yonyine, kandi nitwamara kuyizera tuzabona ukuboko kwayo gukomeye, izakorana natwe, izagendana natwe, izahora muri twebwe, kuko twayihariye byose mu buzima bwacu. Mureke ingo zacu tuziharira Imana, mureke igihugu cyacu tugiharira Imana, mureke ibitekerezo byacu tubiharira Imana, mureke ubuzima bwacu tubuharira Imana. Nukuri ntabwo tuzokogwa n'isoni, kuko utubanjirije imbere arabishoboye, utubanjirije imbere ntabwo yatsinzwe, utubanjirije imbere yaratsinze iteka ryose, kandi azahora atsinda. Rero ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribagire neza. Mureke dukomeze twiringira Imana yonyine, kuko niyo yo kwizegwa no kubikora izabikora. Amen.